Bakunzi ba channel yacu uyu munsi dukomeje kubashimira kubera ko komeza kutwereka urukundo rwinshi. Rero uyu munsi murabizi ko ari umunsi w'umuganura kandi dushimiye n'abantu bakoze subscribe. Rero uyu munsi dufite umutumirwa mwiza cyane ufite ibitekerezo byinshi, ufite inama nyinshi yagira abantu batandukanye. Reka tumuhe ikaze. Meze neza? Meze neza. Banza wibwira abantu bakurikiye ino channel. Amazina yanjye nitwa Mupagasi Claude. Ntuye Icyarwa. Icyarwa ni mu murenge wa Tumba. Tumba mu karere ka Huye, Intara y'Amajyepfo. Intara y'Amajyepfo. Ariko kavukire yanjye ni mu karere ka Nyaruguru. Umurenge wa Munini, akagari ka Giheta, umudugudu wa Gacuma. Ese Claude, uyu mujyi wa Huye umazemo igihe kingana gute? Uyu mujyi wa Huye umazemo igihe kinini cyane, nawugezemo 2017. 2017. Ni ukuvuga ngo imyaka 8 yose iri hafi gushira. Yego. Ni iki wabonye muri uyu mujyi wa Huye utigeze ubona ahandi? Umujyi wa Huye ikintu nawubonyemo ntigeze mbona ahandi nuko umujyi wa Huye urimo urubyiruko rwinshi, bitewe nuko urubyiruko rwinshi ruhari, na amashuri menshi ahari. Amashuri menshi. Nko mu gihe cyo gusezerera abanyeshuri, rero usanga umujyi wa Huye ukonje, kuko kenshi umujyi wa Huye ugizwe n'urubyiruko rw'abanyeshuri, n'urubyiruko, kaminuza na za segonderi. Na za segonderi. Mu by'ukuri nk'umuntu wahaza bwa mbere, se ni iki wamubwira mbese yakwitegura kubona ageze muri uyu mujyi? Nk'umuntu uri gutegura kuza wenda nko kuhatembera cyangwa kuhakorera ibintu nk'ibyo bitandukanye. Urumva nk'umuntu ashobora kuza kuhakorera, ikintu namushishikariza ko ashobora kuza yiteze, wenda yaza yiteze nko gucuruza wenda nk'ibintu bijyanye nyine n'urwo rubyiruko. Ibintu bijyanye n'urubyiruko harimo nk'imyenda yabo igezweho y'urubyiruko. Ese muri uyu mujyi wa Huye ukoramo iki? Ndacuruza. Uracuruza? Ucuruza iki? Curuza imyenda. Amakabutura y'amarelagisi, amakabutura yo gutemberana y'amakoto, jojingi z'amapantaro, amatiriningi, t-shirt z'ubwoko bwose ziba zihari. Mbese imyenda yose igezweho uyifite nta kibazo kabisa? Yego. Amashati barimo y'abagabo. Abakiriya bawe ni iki bishimira muri business yawe? Imyenda ubaha? Ikintu ubona bakunda cyane? Urumva natangiye ncuruza ama-t-shirt. T-shirt zangejeje ku ikabutura. Cyane cyane abakiriya nkunda kugirana n'ibyo ngibyo mba mfite. Yego. Mbese ubaha serivisi nziza, baranagaruka cyane rwose. Wenda abari buze kumbona barabona ko atari ubwa mbere. Ko atari ubwa mbere. Benshi cyane baba ari abakiriya banjye. Tugarutse inyuma, uyu munsi turi ku munsi w'umuganura. Ni umunsi uba mu muco w'Abanyarwanda, kandi umuganura uvuga nyine ko abantu bari kwishimira umusaruro bagezeho. Kandi kera habagaho n'umuco wo kuganuza n'abantu badafite ikintu na kimwe cyangwa bahinze ntibyere. Ese wowe nko kuri uyu munsi w'umuganura wabwira iki Abanyarwanda? Nko kuri uyu munsi w'umuganura, ikintu nabwira Abanyarwanda, umuganura na kera igihe iwacu ni Nyaruguru nyine, nk'uko ku gicumbi cy'umuco hajyaga y'amasaka yeraga. Amasaka ya mbere bajyaga benga ibigage byinshi cyane, bagatumira abantu nyine n'abandi bataba barahinze, bagasangira, ukabona ni ibintu byiza, bagatarama, ukabona ni ibintu byiza bikurura umuco kandi bikurura n'urukundo. Ugasanga ni ibintu byiza cyane mu muco y'uko ibyo bintu mu by'ukuri bibaho. Wenda nkaba nabwira wenda nk'Abanyarwanda badukurikiye muri uyu mwanya y'uko
uwo muganura cyangwa uyu muganura wenda turimo twizihiza, bagera kuri ba bandi wenda imfubyi, abapfakazi, abatagira shinge, abo bivuga ati abatagira shinge na rugero, bakaba aribo basangira uwo munsi mukuru, bakishimana muri make kugira ngo nabo babone ibyishimo. Ikindi wenda navuga, ariko nanone ntibahere mu byishimo ngo baze gucumura cyane. Tugarutse wenda no ku ijambo ry'Imana icyo rivuga, Yobu yakoreshaga iminsi mikuru, ariko iyo yakoreshaga iminsi mikuru ngo buri mwana wese yagendaga amutangira igitambo atekereza ko ahari bacumuye. Kenshi na kenshi rero mu gihe cyo kwishima nk'iki, usanga abantu ari bwo babonye umwanya wo kujya gukora ibyaha byinshi, baze kugira aho bagarukira, ntibarengere wenda ngo basinde bakubitane amacupa. Niyo nama nabagira. Bivuga ngo uyu mwaka umuganura turimo tuwizihiza, ubundi ubusanzwe kera mu muco w'Abanyarwanda uyu munsi wari nkawo munsi utangira umwaka. Ubundi kera umwaka watangiraga mu kwa munani. Bivuga ngo rero wari umunsi ukomeye cyane. Nyine urabona iyo turi kwizihiza Noheli, turi kwizihiza ubunani, ari ibintu byiza cyane. Urumva rero uyu munsi ugomba guhabwa agaciro cyane. Wagiriye inama abantu bawusuzugura? Abantu bawusuzugura buriya iyo bawusuzuguye baba basuzuguye umuco. Kandi umuco hari ibintu byinshi cyane uba utwibutse. Nko mu mateka y'Abanyarwanda iyo bavuze umuganura, hari ikintu uba usembureza, uba usobanuye na rwa rukundo na bwa bumwe bw'Abanyarwanda. Urumva rero umuntu usuzugura mu by'ukuri aba akoze ikintu kitari cyiza. Abakoze ikintu kitari cyiza, kandi kusuzugura ni ukwibagirwa umuco cyangwa ni uguta umuco. Agahugu katagira umuco karacika. Rero kusuzugura, numva umuntu usuzugura aba akoze ibintu bigayitse. Nyine ni ukugenda, waba uri kugenda wibagirwa umuco w'igihugu cyawe, wibagirwa umuco w'igihugu cyawe. Ikindi kandi kwibagirwa ni icyaha kibi. Kimwe mu bintu Bibiliya yagiye ivuga, yaravuze ngo Mose akuye Abisirayeli muri rwa rugendo rw'imyaka yose 40 bagenda mu butayu, hari aho yageze arabihanangiriza, arababwira ngo muramenye mutazibagirwa Uwiteka Imana yanyu, ngo mwibagirwe urwo rugendo rw'iyo myaka yose Imana yabagendesheje. Ngo kandi nugira ikintu ugeraho, kororoka kw'inka zawe, imikumbi yawe bikaba bigwiriye, uzirinde kwibwira ngo imbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye nibyo bimesheje ubu butunzi, ahubwo uzibuke yuko Uwiteka ari we ubitanga. Yari arimo ababwira abihanangiriza kutibagirwa. Na Zaburi y'103:7 ho havuga neza, hakavuga ngo ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Urumva rero kwibagirwa ni ikintu kibi cyane. Ni ikintu kibi. Umuntu bita muri bariya bahanuzi Mika, hagati ya Mika bariya bahanuzi bato cyangwa Maraki, Mika yaravuze ngo ni Mika ngo ubyandike ku mbaho, ubyandike nyine, wandike ibyo bintu. Urumva rero abantu babisuzugura baba bakoze ikintu kibi cyane. Ni ukuvuga ngo rero mu magambo menshi wenda ugenda ugarukaho ku ijambo ry'Imana. Ese urasenga? Cyane. Ukunda gusenga cyane? Ndasenga. Niyo nama wagira abantu bajya mu rusengero? Jewe ndasenga. Ndasenga, uburyo sengamo ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndi umuvugabutumwa mbese muri make. Umuvugabutumwa udashingiye ku idini runaka. Kuko Yesu iyo yajyaga kubwiriza, ntabwo yabwirizaga ashingiye ku idini cyangwa yabwirizaga ashingiye kuri Bibiliya. Kuri Bibiliya. Rero urakoze kuduha kino kiganiro. Utanze umusanzu ku Banyarwanda. Uvuga ngo hari inama nyinshi bagiye utanga. Izo nama rero
bantu bagomba kuzishyira mu bikorwa, kandi umuco wacu dukomeze tuwusigasire kugira ngo utazacika. Ikindi kandi dukomeze tunasenge ko burya Imana igomba kuba nyambere, tugakora ibyiza nyine tugifite uburyo. Rero urakoze cyane. Abantu bakwifuza kukugana bazagera hano i Huye bakubona gute? Bambona nkorera muri Floro ya gatatu hejuru, muri Complex Market. Okay. Nimero yanjye ya telefoni wenda yego wayivuga nta kibazo. Nimero yanjye ya telefoni bashakaho 078 767 82. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Sawa, Imana iguhe umugisha, kandi n'abadukurikira tubasabiye umugisha mwinshi. Imana ibagore mu byo bakora kandi bakomeze batera imbere.